mu matora yabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu Oda Gasinzirwa yabonye amajwi 71 uwari bahanganye Kanamugire Calixte ukora mu bunyamabanga bwa FPR Inkotanyi agira amajwi 4 gusa. Madame Gasinzirwa abayigukanye umwanya mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika Burasirazuba EALA. Nyuma yo gutorwa Oda Gasinzirwa yatangaje ko yiteguye gufasha abaturage agiye guhagararira mu kugira uruhare mu myanzuro ifatirwa ku rwego rwa East Africa ngo biciye mu kubaha amakuru ndetse no gusangira ibitekerezo hagamijwe kubyaza umusaruro inyungu zo kuba muri uwo muryango. Ikintu gikomeye nuko nkuko igihugu cyacu gihora kibivuga cyane cyane President wa Republika, ibyo dukora byose turabikorera abaturage. Nukuvuga ko ibyo nzajya nkura hariya mfatanyije n'abandi nzafata umwanya uhagije wo kugira ngo negere abanyarwanda, mfatanyije n'abandi tuganire nabo, twumva ibyifuzo byabo, twumva inzitizi baba bafite, kugira ngo ya mahirwe ye kuba amahirwe ari mu mpapuro, ahubwo aba ari amahirwe abaturage koko biyumvamo, ariko banadutume, kuko iyo uhagarariye abantu ugomba kubumva, ugomba kubatega amatwi, ugomba kumva ibyifuzo byabo, ukajyana ibyifuzo byabo, ukongeraho nawe ibyo ubona bikwiriye, ariko nanone ukabagarurira amakuru, kuko ni ngombwa cyane yuko abanyarwanda bamenya ibigenda ibikorerwa muri uyu muryango, kuko n'umuryango batoranyije kujyamo, amahirwe agomba kubageraho, ariko bagomba no kugira uruhare. Ni twebwe rero nk'ababahagarariye dufite izo nshingano zo kubasobanurira uyu muryango bakawumenya neza. Oda Gasinzirwa asimbuye Bazivamo Christophe wamaze guhabwa indi mirimo muri uyu muryango, aho yagizwe umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe imari n'ubutegetsi. Umutoni Hadia, Royal TV.